Mbasuhuze mwebwe mukurikiye Rangurura TV, mbibutsa ko akari kakanya tubagezaho amakuru agiye atandukanye aba yagiye avugwa hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu, ariko uyu munsi turi hagati mu gihugu aho tugiye kuba tuganira ku bintu bimaze iminsi bitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Nta bindi rero ni inkuru mwagiye mubona mwese, inkuru ivuga kuri Collège de Bétel. Iriya nkuru ivuga kuri Collège de Bétel bivugwa ko bishobora kuba ari ukuri ibivugwa, ariko bigahuzwa n'ibintu bidahura, bigahuzwa ari ibintu bidahura. Ubwo rero ndaje Rangurura TV ibasobanurire cyangwa se tunabaze impamvu bikomeje kuvugwa ko ibyo bintu bishobora kuba bihuzwa ariko bidahura. Ubwo rero turaza kumenya impamvu, namwe ntimuze kujya kure kugira ngo muze kugenda musobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye kuri ariya makuru amaze iminsi avuga. Ndagira ngo mbabwire ko twebwe twagiye gushaka ukuri kuri tele bitandukanye n'ibivugwa hirya no hino, ariko bikaba bivugwa ko ababivuga batigeze banagera muri Bétel ngo bamenye uko byifashe. Nari mbabwiye ko turi muri Aparodi aho tugiye kuganiriza abantu bagiye batandukanye ku by'amakuru amaze iminsi akiri ku mbuga nkoranyambaga. Amazina yawe n'inshuti yawe. Murakoze, nitwa Ineza Eugene, niga muri Collège de Bétel ndetse nkaba ndi mu narinje kugira ngo havugwa inkuru zigiye zitandukanye, bamwe bagatangira gufata ikigo uko kitari, ugasanga nyine gifashwe muri ntuze itari nziza, ariko turagira ngo ibyo bintu bigenda bicicikana ku nkoranyambaga n'ibyo dushaka kugira ngo biveho. None mwebwe mwemeza ko biriya bintu bitandukanye gute? Ese iriya video yafashwe nka ryari? Umuyobozi wa discipline yagiye nka ryari? Murakoze, iriya video yakozwe yafashwe mu kwa gatatu turi mu gihembwe cya kabiri, cyari amezi 5 yabaye maremare cyane. Nange murabona ukuntu ari amezi yabaye maremare cyane, harimo abanyeshuri bafite imyitwarire itandukanye, harimo nyine abantu batagendera mu ntuze neza mu mategeko. Ntago wabuza rero umuntu ufite imico n'ubundi itari myiza gukora icyo ashaka gukora, ariko ntaho ihuriye no kugenda kwa prefa discipline. Prefa discipline yo yagiye mu kwa gatanu muri iki gihembwe cya gatatu twajemo gukora. Rero ntago iriya video no kugenda kwa prefe ntaho bihuriye. Bisobanuye ko ubwo ziriya video zafashwe muri kiriya gihembwe cyashize, hanyuma prefa discipline agenda muri iki murimo. Kuko prefe yagiye mu kwa gatanu, noneho video zifatwa mu kwa gatatu mu gihembwe cyashize. Urumva yuko mu gihembwe cyashize mu kwa gatatu no mu kwa gatanu numva ko harimo tena irimo hagati, ahubwo abantu bashatse kubihuza. Sinzi icyo bashakaga gukora, sinzi icyo bashaka kugaragaza, ariko mu bigaragara nuko bashaka kugira ngo berekanishe Bétel mu isura itari nziza. None bari abantu barimo kugenda basebya Bétel yanyu, bari abantu iki wabasaba wowe ubwawe? Murakoze, igihe kintu nasaba abo bantu kugenda batwangiriza izina cyangwa se bagenda badusenyera ikigo, kuko mu bigaragara usanga harimo n'uko utari mwiza mu babyeyi, mu banyeshuri, ugasanga nyine ni ibintu bitari gutuma ikigo cyacu kimera neza. Ikintu nasaba abantu rero kudukorera ibyo bintu bashaka kutwangiriza ikigo, nagira ngo mbabwire ngo bashatse bahagarikira ahangaha, kuko ukomeza none kwangiza ikigo. Ntabwo ari ikigo cyashinzwe n'abantu, n'Imana yari bifitemo uruhare, kandi twe turasenga ibintu byose dukora n'Imana. Rero nibakomeza kutwangiriza izina, n'Imana nzi yuko itagemera abantu basebanya kandi basebya abandi. Ndagira ngo rero batubabarire, barekeraho, bahagarikira aho bageze, kuko nicyo kintu mbona nabasaba. None niki wabwira ababyeyi banyu nyine nkuko wari ubivuze barahangayitse, niki wababwira none? Murakoze, ikintu nabwira ababyeyi bacu, bamwe bari kuvuga bati wenda ababyeyi bari kuvuga n'abana babo bakavuga bati buriya ntabwo uri muri iriya video, icyo nabwira ababyeyi, burya niba warohereje umwana uzi ko umwizera, ukaba uzi imico ye kuva umubyara, uramuzi neza kurusha n'abandi bayobozi bose ba hano mu kigo. Birashoboka wenda ko ushobora gutekereza ko yahindutse ageze muri Collège de Bétel, ariko nzi yuko wagiye kumeza muri Collège de Bétel wizeye yuko Collège de Bétel irera kandi irera neza. Rero icyo mubyeyi nakubwira nuko utagomba gufata umwana wawe ngo uvuge ngo buriya ngo nanjye. Ababyeyi batangiye kuvuga ngo umwana wanjye ubundi bwacyamura ngo kuri iki kigo, cyamura kuri iki kigo wenda kirimo ibirara, ikigo kirimo inkozasoni nka ziriya, ariko ntago ariko bimeze. Icyo nabwira ababyeyi, ntago muri Collège de Bétel turimo turi birara nkuko abantu bose bari kubivuga, ahubwo ni abantu bashaka kugira ngo izina ryacu ryangirike, abanyeshuri tugaragare nkaho turi birara kandi tari birara. Rero mutubabarire, ibyabaye ntago bizongera
kuko dufite abayobozi bari kutureberera cyane. Rero natwe mudufashe, ahubwo mudufashe kumvisha n'abandi bantu babibonye yuko muri Collège de Bethel tutari ibirara, ahubwo ariko akunda umwana we yarananiranye nyine, ariko ukavuga umwana wawe ntabwo wamujugunya. Murakoze. Yes, ni umunyeshuri twaganiraga rero ngiye kugerageza ngire n'umuyobozi wo muri Bethel mbona kugira ngo tuganire kuri ibi bibazo byagiye biba ndetse bagende banadusobanurira, ngira ngo mwiyumviye umunyeshuri rero ubwo muraza no kumva n'abayobozi mu kanya. Kuko twari twabibabwiye, twari twabasezeranyije ko tugiye kureba n'umuyobozi wa Parude kugira ngo agire ikintu atubwira ku bintu bimaze iminsi bicicikana ku mbuga nkoranyambaga, kugira ngo abantu bagiye batandukanye mwagiye mubona ibyo bagiye bashyira ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi rero Rangurura TV twebwe twifuje kugira ngo twigerere mu kigo, tugere kuri tele, tumare amatsiko abanyarwanda bagende basobanukirwa ibintu bigiye bitandukanye birimo kugenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, ariko by'umwihariko kuri Collège de Bethel. Ubu rero ndi muri ofisi kwa directeur wa Collège de Bethel, ndabaramukije directeur. Murakoze cyane nanjye ndabasuhuje. Rero uyu mubona ni umuyobozi wa Collège de Bethel, ndagira ngo atubwire neza ibira bintu bimaze iminsi bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, ariko nanone bikagenda bivugwa ko bishobora kuba hari ukuntu bigenda bigorekwa bikavugwa uko bitagenze. Reka rero nakira umuyobozi atubwire uko ibintu rwose bimeze. Arakoze umunyamakuru ku kibazo cyiza ambajije. Mbere na mbere nitwa Ingabayesu Jacques, nkaba ndi umuyobozi w'iki kigo cya Collège de Bethel. Mu by'ukuri hari amakuru amaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Mbere na mbere mpereye ku nkuru ya mbere y'ikubitwa ry'umunyeshuri wakubiswe na préfet de discipline, niko ko ibyo ngibyo byabayeho, byabaye ku itariki 4 z'ukwezi kwa gatanu. Hanyuma ishuri rikurikirana umukozi riramuhana mu buryo bw'akazi, ariko hanyuma y'icyo gihe n'izindi nzego zibishinzwe ikibazo zakigize icyazo. Ubwo rero mu by'ukuri icyo cyarabaye kirarangira, ariko nyuma yaho haza gukurikirwa nanone n'indukuri biriya bintu ni ibintu abanyeshuri bakoze, ariko mu gihembwe cya kabiri bidafite isano n'iyi nkuru yo gukubita umunyeshuri, cyane ko bayitangaje bayigoretse bavuga yuko ngo ari abana bagiye kwishimira igenda rya préfet de discipline, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo. Bariya bana ari amabi bayakoze mu gihembwe cya kabiri, kandi barahanwe bafata ibihano ku rwego rw'ishuri. Ikindi ntabwo abantu bakoze biriya, kuko nubwo abana bakoze amakosa, ariko ntekereza yuko kugorora abana cyangwa kugorora n'ikigo ntabwo ari gufata ibintu nka biriya ngo bishyire ku karubanda. Bariya ni abana bakura bashobora gukosa nk'uko undi wese yakosa, abantu bakabagorora, ariko gufata umwana ukajya kumwandarika ku karubanda kuriya ni amakosa akomeye kurenza n'ay'abantu ubwabo bakoze. Rero mu by'ukuri n'abazakurikirana kino kiganiro babyumve yuko ishuri atari uko ryarangaye, ahubwo mu by'ukuri ryakira abantu b'ingeri zose, kandi ikosa rigaragaye rigahanwa. Mu by'ukuri ntibadutakarize icyizere. None directeur, ni iki wasaba bariya abantu barimo kugenda bashyira ibintu ku mbuga nkoranyambaga, ni iki wabasaba ubu ngubu? Icyo nabasaba ni uko bakwiriye gukora ibintu mu buryo bwa kinyamwuga. Niba ari inkuru utangaje ugatangaza inkuru ariko ugendereye kubaka. Icyo nababwira rero ni uko bahagarika ibyo barimo, kuko mu byo barimo bakora biranagaragara yuko barimo bakora ibintu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Rero mu by'ukuri icyo nababwira ni ukurekeraho, ariko kandi nanone bakanigaya, kuko mu buryo bw'ikinyamwuga inkuru ubundi ugomba gutangaza inkuru uzi ko hari icyo iri buze kubakaho sosiyete. Naho ubundi ibyo kugaragaza ibitagenda by'abantu byo n'ubundi nta miseke igoroye, nubwo wenda ntari kwishyira heza, ariko abana n'ubundi barakosa, uretse n'abana n'abakuru barakosa. Na leta yacu igihe ifite inzego zitandukanye z'umutekano uri kujya kubona ukabona abantu bakoze ibyaha. Ikibi kiba gihari ni uko abantu bakora ibyaha ariko ntibabihanirwe. Rero mu by'ukuri ababyeyi ndetse n'abandi bantu baba barera muri Collège de Bethel badutakariza icyizere, turimo turakomeza gutanga uburere bukwiriye ku bana, kandi rwose dufatanyije nabo ndatekereza ishuri ryacu turarishyira ku murongo rigakomeza kugira isura ryari rifite. Murakoze.
Directeur rero arakoze ngira ngo nkuko nawe wabwiye twari turi muri Collège de Beteli aho twe twagiye kwimenyera neza ukuri kubivugwa ariko ngira ngo mugiye mubyiyumvira mwumvishe uko umuyobozi w'ishuri abivuze asaba n'abantu barimo kugenda bakora ibintu bitari byo kuba babihagarika ngira ngo mwumvishe ko agiye abasobanurira ikintu ku kindi turagushimiye bwana muyobozi